usenga isengesho rihindura ubuzima bwawe. Ntabwo uyu munsi ugomba kuvuga ngo Imana y'abandi, ahubwo ushaka kumenya Imana yawe. Imana ihindura amateka, Imana ihinduranya ibihe. Uyu munsi isengesho wakagombye kwizera Imana ikora, Imana ubwira ikumva. Rero uyu munsi ntabwo ugomba gusenga Imana ya runaka, ntabwo ushobora gusenga Imana, ahubwo usenga Imana yawe. Njyewe rero tuzagenda tuganira iby'amateka menshi n'imikorere y'Imana, ariko uyu munsi tugiye gusenga isengesho ribohora. Nimba urwaye, ndakugira inama ko ushobora gufata ikiganza cyawe ahantu urwaye tugasengana iri sengesho. Kandi ikindi ngiye kukubwira uyu munsi ugomba kumenya, ni uko Imana yakoraga kera n'uyu munsi ikora. Mu myizerere yawe ugomba kwizera Imana ikora, kandi ikintu ngiye kukubwira uyu munsi ucyumve kandi ukizere.